U Rwanda ni igihugu cyiza cy'imisozi igihumbi gituwe n'abantu batandukanye, ababyeyi, abana ndetse n'abasheshe akanguhe. Aba bose baba bifuza kugira ikintu kimwe, ari cyo kuba bafite ubuzima bwiza, ubuzima buzira umuze. Nicyo kintu cy'ingenzi dukeneye kugira ngo tubeho neza umunsi ku munsi, kuko ntacyo wakora udafite ubuzima. Iyo tuvuze ubuzima buzira umuze, buri wese yumva kugira ubuzima budafite uburwayi. Kugeza ubu ngubu hari indwara nyinshi zitandukanye zikunze gushigisha benshi, harimo indwara z'ibyorezo, izikomoka ku dukoko dutandukanye ndetse n'izindi. Ku rundi ruhande ariko hari n'indwara zo mu mutwe, iz'abantu benshi badakunze kumenya. Ari zimwe mu ndwara muri ino minsi ziri kurushaho gufata indi ntera mu bantu, yaba abakuze ndetse n'abatoya, cyane ko benshi batamenya izo arizo, uko zifata, ndetse n'abazirwaye ugasanga batazi uko bazifata cyangwa se ngo bamenye ko zivurwa kandi zikanakira. Iyo tuvuze ubuzima bwo mu mutwe, hari benshi bahita batekereza ko ibyo bitabareba kuko ngo batarwaye, maze bagahita bumva yuko ari za ndwara z'abantu basaze gusa. Igisubizo ni oya. Akenshi abantu bakunda guhura n'ikibazo cyo guhungabana, kugira ibitekerezo byinshi bitewe n'ibibazo abantu bahura nabyo mu buzima bwa buri munsi bagoye. Kuba rero barahuye n'ibibazo bitandukanye biturutse ku byo babonye, urugero nk'abantu biciwe ababo muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, hari kandi abatotezwa n'abashakanye, abana batagira ababyeyi usanga bakora mu mihanda. Abo bose bakunze guhura n'ibintu byinshi bitandukanye bishobora kubagiraho ingaruka z'ubuzima bwo mu mutwe. Ahangaha niyo usanga bafite agahinda gakabije ku buryo bamwe batangira gutekereza icyo baba bamaze ku isi, bakibaza impamvu bakiriho, ku buryo bashobora no gutangira gutekereza kwiyahura. Akenshi uzasanga abantu bapfuye biyahuye cyangwa se babigeragezaga barahuye na bimwe mu bibazo twavuze aho haruguru. Ubushakashatsi bugaragaza ko imibare y'abantu bapfa biyahuye mu Rwanda mu mwaka wa 2018 bwagaragaje ko abantu bapfa biyahuye mu Rwanda bagera ku mubare wa 39. Abiyahuye muri 2013 bari 24, 2014 bari 10, 2015 bari 24, 2016 bari 22, 2017 bari 10, 2019 bo bari 30. Ubu bushakashatsi bwakozwe na Kaminuza y'u Rwanda bwiswe raporo y'ubuzima bwo mu mutwe bw'u Rwanda, bwashyizwe ahagaragara muri Gashyantare 2018, bugaragaza ko 55% na 35% by'ababibajijwe bafite ibibazo byo mu mutwe. U Rwanda ni kimwe mu bihugu byanyuze mu ntambara, ubwicanyi bwahitanye abantu benshi, cyane cyane Jenoside yakorewe Abatutsi ikaba mu 1994. Ibi ngibi usanga rero byaratumye haboneka umubare munini w'abantu bahuye n'indwara agahinda kenshi gakabije. Umuganga w'inzobere mu buzima bwo mu mutwe Dr Joseph Kalisa asobanura indwara zo mu mutwe muri rusange, ariko akavuga ko akenshi ihungabana cyangwa se trauma ndetse n'agahinda gakabije arizo bagerageje kwiyahura cyangwa se abagaragaye kwiyahura baba barwaye. Ni nyinshi indwara zo mu mutwe, ubwo izo ni zihita ziza kuko izo dukunda guhura, izitwa za bipolar cyangwa indwara y'amarangamutima. Ariko muzikunze kwibasira na muri sosiyete nyarwanda, izo nagerageza kuvuga yenda abantu bakunda kumva cyane, harimo yitwa trauma. Abenshi abanyarwanda benshi bazi ngo trauma, ngo yarwaye trauma, ihungabana. Harimo depression cyangwa agahinda gakabije. Uyu muganga kandi akomeza asobanura yuko akenshi abantu babagana bakeneye ubuvuzi benshi baba barahuye n'ibibazo by'ihungabana, agahinda gakabije ndetse n'ibibazo byabarenze bikiyongeraho kuba uwo babiganiriza bikabarenga bikagera kure. Hari abenshi bajya baza akavuga ati Joseph, ko tukubwirega nta kibazo tufite, ikibazo twabuze n'urukundo. Babuze urukundo mu muryango, baratotezwa, barabaviyoye ababyeyi babo cyangwa aba oncle cyangwa abashuti b'ababyeyi babo. Ni ibyo bintu byose rero ni naho byongera bikagaruka ipfundo nanone ko mwebwe muri kumwe nawe, ni mwebwe pfundo rya mbere ryo kutumakira. Ibindi tuza dusa nkaho dufasha, ni external support ariko ntago ari nuzi. Ni ukuba hafi mukabumva mukamenya ko wowe niba afite ikibazo yaba icya depression cyangwa kwiyahura, ni ugukomeza kumuba hafi, wowe ugakora akazi kawe nyine ko kumuba hafi igihe cyose akeneye, akaba azi ko ari umuntu yataninga tu, nyine umuntu ushobora gusanga. Kurinda ndetse no gufasha abantu bafite ibibazo byo mu mutwe ni ibintu bishoboka. Umuganga w'inzobere mu buzima bwo mu mutwe atanga inama ku bantu bagira ibyo bibazo n'uburyo bafashwamo, ndetse abantu baba hafi nk'inshuti cyangwa se abavandimwe babo. Umwe mu bantu bahuye n'indwara yo kugira agahinda gakabije akabana nako igihe kinini
bikagera ashaka no kwiyahura. Aradusobanura uko byatangiye ndetse n'icyateye agahinda yagize. Mu 2016 ubwo nari ndangije kwiga ibintu byose byahindutse. Niteze ko inzozi zanjye zizabimamo bijyanye n'ibyo bintu byo kuririmba nari ngiyemo, gusa byaranze ntangiye guferinga, ntangira guhinduka, ntangiye kwigunga, ntangira kuzajya mba numva nshaka kuba ndi njyenyine, numva naratengushwe cya numva nyine nafashe amahitamo atari meza, ku buryo numvaga nshaka kubaho ubuzima bwanjye gusa. Nuko byatangiye, imyitwarire nayo ifite irahinduka, ntangira kuzajya mbwira nabi inshuti zanjye mu rugo, ku buryo nagiraga umushiha, numva sinshaka umuntu ninjira mu buzima, nkumva niba ndi mu rugo ndi mu cyumba njyenyine, nkumva ndashaka kuguma muri iyo mimerere. Abantu benshi ntibakunda kumenya ko bafite zimwe mu ndwara zavuzwe na muganga w'inzobere mu buzima bwo mu mutwe, bityo rero bitara benshi kubana n'izo ndwara igihe kinini, maze ugasanga bamwe batiye kwiyambura ubuzima ari byo kwiyahura, kuko usanga barahaza ubuzima batakibushaka. Natangiye gutekereza kwiyahura mu buryo butaziguye, nkanywa ibiyobyabwenge byinshi. Byatangiye ntatekereza wenda ngo kuba namfata umugozi ngo nimanike, ariko n'ibikorwa nikoreraga ubwabyo kwari nko kwiyahura. Muri inzoga nyinshi, ku buryo umushuti wanjye waje bitunguranye, araza asanga nataye ubwenge. Bwa nyuma noneho nashatse kwiyahura mu buryo bweruye, ntabwo ngishaka kubaho. Narikase, bafite imitsi hano ku maboko, gusa ku bw'amahirwe usanga nyine natakaza amaraso menshi, banjyana kwa muganga, baramfuka, bakora ibindi n'ibindi. Ngarutse tongera bya ipfuko ndongera mbikuraho, bansize mu cyumba. Ubwo nibwo buryo bwa nyuma nagerageje, ariko nabwo ntabwo byageze ku ntego. Nibwo noneho ikibazo cyagaragaye ko mfite ikibazo, yaba mu rugo, inshuti bose barabimenye nyine ko mfite ikibazo. Kugira indwara y'agahinda gakabije ari byo bita depression mu ndimi z'amahanga, ukabona uganiriza agahinda kawe kandi akakumva akanagufasha, ni kimwe mu bifasha ufite iyo ndwara bigenda bishira ndetse agakira, kuko bituma yumva ko atari wenyine. Nabonye umuntu unganiriza, mubwira ibindi ku mutima byose, ndabimubwira. Umupapa aranyumva, icyo yakoze ni ukuntega amatwi, nta kindi yakoze. Yaje rimwe, kabiri, gatatu, ubwo yigishaga Bibiliya, ariko ntabwo yaje ngo azane Bibiliya ngo dusome. Yajyaga nk'imirongo igaragaza ukuntu Imana inkunda, Imana idukunda, itwifuriza ibyiza. Umunsi ku wundi ntangira kugenda numva ntangiye kwigira icyizere. Ubu ngubu ameze neza, yasubiye ku murongo, ubucuti bwe n'abandi buragenda neza, kwigunga no kwitekerezaho cyane ntabwo akibikora. Ibiyobyabwenge, kunywa amayoga menshi, byose yarabiretse. Ubu ngubu afite ubuzima bwiza, arakora, aragerageza kwiteza imbere, kandi rwose urabona ko yakize, ameze neza. Bimwe mu birushaho kongera agahinda gakabije umuntu warwaye indwara ni ukumuburira umwanya, kutamwumva, kumwereka ko ari we wabyiteye ibyamubayeho. Ibi ngibi nibyo bimwongerera ku gahinda afite, maze akumva ko ntawumukunze. Hari ukubura abantu bakuri hafi, hari ibyo twita long held dreams. So iyo wari ufite wari umwana uvuga ati ibi nibyo uzaba. Hari ibiba bibera mu miryango harimo amakimbirane,
baranjajingaga, aho twaganiraga iteka bazaga basa nkaho bari kunshinja urutoki cyangwa banyibutsa bya bindi ngo biriya bintu ngo ntabwo ari byiza, ngo nagaga umuntu uri buze kongera kunyibutsa past yanjye cyangwa amakosa yanjye, kuko nanjye ubwanjye n'icyatumaga afata ibiyobyabwenge kuko nashakaga kubitekerezaho. Mu mwaka wa 2019 mu kwezi kwa 9 nibwo hasakaye inkuru ahantu hose y'umukobwa witwa Tangimana Scholastique w'imyaka 25 y'amavuko. Uyu wiyahuye yasimutse mu igorofa 4 y'inyubako izwi nko kwa Makuza mu mujyi wa Kigali. Uyu mukobwa yahisemo kwiyahura nyuma yo kwandika ibaruwa iteye agahinda ayandikiye umusore bakundanaga, nuko umuryango we, inshuti ze zigaragaza ko yamuteye agahinda gakabije ariko ntiyashoboraga kubyihanganira maze ahitamo kwiyahura. Uyu ndetse n'abandi benshi batandukanye ni bamwe mu bagizwe n'indwara zo mu mutwe zirimo agahinda gakabije, arizo benshi twita depression mu ndimi z'amahanga. Bene aba bantu ntibaba bashaka kubyihanganira cyangwa se ngo barwane nabyo, ariyo mpamvu bahitamo kwiyambura ubuzima. Nubwo hari abarwara izi ndwara zo mu mutwe, hari abatabasha kumenya uko izi ndwara zifata ndetse n'ibimenyetso biziranga, bityo kubera kutamenya bigatuma bagera ku rwego rwo hejuru kwiyambura ubuzima. Ahangaha rero umwe mu bakize wahuye nazo aratanga inama kuri abo bantu ndetse akanasaba no kwemera ko izi ndwara zo mu mutwe zibaho kandi bazirinda. Burya umuntu aranivura. Icyo nagira inama rero nko ku bantu bashobora kuba barwaye indwara, yaba abayirwaye cyangwa se n'abandi batari bayisobanukiwe, ushobora kuba uri hariya ufite umwana urwaye iyo ndwara, ushobora kuba wicaye aho ngaho urwaye iyo ndwara, ariko niba uzi umuntu urwaye indwara dore bimwe muri ibimenyetso cye ikintu wamufasha, ntuzigere na rimwe nubona umuntu urwaye indwara ugerageza gushaka kumubaza ku mpamvu imutera kwitwara gutyo. Icyo ni icya mbere. Hoya, numara kubona ko umuntu afite icyo kibazo, ikintu cya mbere uzakora, uzagerageze gutuma kwizera, gutuma mwatangira kugirana ibiganiro bikeya, mureke akubwira uko yiyumva. Leta y'u Rwanda nayo ikangurira abanyarwanda kurwanya izi ndwara zo mu mutwe, arizo nyinshi zigeze abantu ku kigero cyo kwiyahura, dore ko nayo ifatana n'isi yose kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya kwiyahura, ifasha abantu gusobanukirwa indwara zo mu mutwe ndetse no gufasha guha ubuvuzi abo zagaragaye mu rwego rwo kurwanya umubare w'abantu bapfa biyahuye. Leta y'u Rwanda kandi ikomeza ishishikariza abanyarwanda kujya baba hafi abafite izo ndwara, aho kubatererana, bakabaganiriza, bakabafasha kubona ubuvuzi ku batabufite. Ikaba kandi yanashize n'imbaraga mu gusobanurira abaturage izi ndwara, kuko wasangaga kenshi hari n'ubwo umuntu yabanaga n'izi ndwara zigakora cyane kugeza n'ubwo umuntu yiyamburaga ubuzima kandi atarabizi, ko bishobora kuba byarateye n'inshuti ze, umuryango we cyangwa se abo babanaga batazi ko afite izi ndwara. Leta y'u Rwanda kuri ubu ngubu iri muri gahunda yo kumenyekanisha izi ndwara y'uko zihari kandi zivurwa zigakira, kimwe mu ngamba yo kurwanya umubare munini w'abantu bapfa biyahuye.